Titi kwa? B. Nako titi ki? B. B. B ingi y'abantu bakundana? Of course. B. Yeah. Bite B. Nafashaga abakobwa batakinyeyo kwibakira. Uti? Umvishe iki? Ntabwo mwibishe neza no kuri. Nafashaga abakobwa batakinyeyo nkayibakira. Ukayibacira. Of course. Umukobwa utarakinyeyo uri kuducanga. Banza unyumve. Nyine tubwire imyeyo koko. Imyeyo nakubwiye ko ari umwambaro w'umukobwa. Ukabafasha kuwuca. Aha. Nkabafasha kubambika. Ari bambaye ubusa. Bambaye ubusa nta myambaro bafite. Ndamusiramura. Kumyeyo nayagira. Naramusiramura nasanze adasiramura. Ngaho mvuga urumva tutagira amatsiko yo kuguhuza nawe. Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muhererera hose. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mwaplaninze gukora nk'uko duhora tubifuriza umunsi ku munsi. Nkuko mubizi rero tugerageza kugenda tubagezaho bimwe mu biganiro byabafasha ndetse byafasha guhindura society nyarwanda ibe yava mu bitameze neza ijya mu byiza, ndetse twifashijwemo n'abantu benshi bagiye batandukanye baza hano batugira inama no kugira ngo babanje gufasha abandi bantu kugira ngo barusho kwiteza imbere. Nk'ibisanzwe rero ishiyo body Tupac nkuko bibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umukobwa washokoje isokozo nziza nayumvaga kera araza kutubwira ko niba yitwa ni isokozo. Hanyuma mubona ko umukobwa mwiza makiye uri black is beautiful. Afite n'inyama hano zanarebye ko afite nyinya ashobora kuba avugana King James cyangwa na Knowless cyangwa ari gutyo. Tugaye kaze kuri kamaze. Murakoze cyane. Ya banda Titi B. Titi B. Titi kwa? B. Nako Titi ki? B. B. B ingi y'abantu bakundana? Of course. B. Yeah. Bite B. Nuze kutita? Mva ngubwire B. Oui. Amakuru B. Ni meza B. Mwabyumvishe turi kumwe n'umuntu bita Titi B. Mbere yuko dukomeza rero kugira ngo abantu bose bamenye ko turi kuganira nawe ndacyangwa banze umenye Titi B byaturutse kuki? Oya ni izina ryanjye. Nyine okay Titi byo ndabyumva. Hanyuma B nyine nakazina bakundaga kunyita. Abahungu. Oya n'umukobwa akakwita. Oya umukobwa azakwita B. Ni sinimwe bw'umuhungu. Akare. None bande bakunda kukwita. Cyane abantu benshi. Abahungu ariko. Oya sikandi. Abahungu nabajyana. Nyine nose umuntu bakwita B ni. Abakobwa. Izanjye. Kera ariko utarava mu bintu. Mu biki? Nyine nibwo bakwitaga B. Tarava mu. None se B. Ese kuri vuga se. Oya nanagumiwe n'ubwa mbere no jambo ribanje kuzamo kuba mbonye umuntu kuribwira. B. Urasa neza wimakiye ufite akanyinya urumva kandi ngo umuntu ufite inyanga ashobora uri umuhanzi. Ngo umuntu ufite inyanga wese aba ari umuhanzi. Ibyo nabyo. Nabyuzi? Ya. We ntabwo uri umuhanzi. Niyo nabigerageza umenya iyo ndirimbo itakumva. Rega. None se B. Hanyuma rero tugeze amahirwe turakufite uyu munsi ngewe hari ahantu henshi nagiye nkubona. Sibyo? None ngize amahirwe cyo muri numva telefone irasonye banze kwese umuntu ninde ahubwo ikintu cyantunguye ni ukukubona nkahita mbona hari ahandi nigeze kukubona. Ni mu nzozi ni hehe harandi ukunda kugaragara byancana. Wasanga ubwo niba ari mu nzozi zawe agombi cyangwa mu muhanda cyangwa handi hose. Kubera kuri na B nawe utakurota bibaye mu nzozi. Sure. None se B. Hanyuma natahara benshi nagiye kubona abantu benshi mwumva ari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Nanyimara kubona kuko nase mvuga ati kwa muntu ari wahundi. Hari ishuri ry'umwihariko ufite hano mu Rwanda. Ikara shuri ndari. Umbaza ngo nakaye kazi ufite. Aha wivura. Uvuga ishuri. Ubwo gena naciye kuri cyanda bati yenda. Okay nakaye kazi ufite. Ibaze akazi ni kenshi cyane. Nono naka kunoza wasetse na akose B ko wasetse.
nuko nishimye by the way. Yes, by the way, ubwo kuvuga ngo by the way no kuvuga gute? Cyane. Aye nagakopeye ahantu ndi kugenda numva muravuze by the way. Bari kunywa. Ndavuga ati shimbi nari kugenda mu nzira. Bari kugenda mu muhanda. Numva ngo by the way. Ubwo no kugenda. Byashoboka. Oya, by the way wasanga nta inzira. Kubera ko bari kugenda mu nzira. Wenda. Wivara kumusa. Aha, hanyuma rero akazi kawe nakayerekwa. Nkuko warumbwiye ngo nguye ngo baza ngo akazi kanaka. Uvuga akazi nakoraga ubu wenda karagabanutse sinyigakora cyane. Ya, nafashaga abakobwa batacinye kwibakira. Uti? Umvishe iki? Ntabwo mwibise neza no kuri. Nafashaga abakobwa batacinyeyo nkayibacira. Ukayibacira? Of course. Niko kazi ufite? Ya. Kandi bikakoreka? Neza cyane. Nusubwo hari abantu bazaga kwigira? Benshi cyane. Ugakora kutunyene twawe? Nisumva ari igitangaza. Yes, hanyuma yenda ku bantu n'ubwa mbere bakubonye, n'ubwa mbere bumvise ibyo ngibyo kugira ngo niba kuko ari nabyo ukora kandi yenda ni umusanzu yenda utanga ku banyarwanda n'abanyarwandakazi byose usimbize nabikorwa ku banyarwanda no ku banyarwanda nanjye turagenda uciriye. Urumva ubundi yazane nyakati. Dukomeze. Muri rusange imyeyo ni iki? Imyeyo se. Imyeyo ni umwambaro. Ya. Umwambaro. Wagenda uca imyambaro yaba n'umwambaro w'abakobwa. Ufasha abakobwa kubacira imyambaro. Okay, uko byumva nkubwiye ko imyeyo uyigira uravuze ngo n'umwambaro. Imyeyo ni umwambaro. Nyine uravuze wewe wavuze ngo ufasha abakobwa guca imyeyo. Mubaje imyeyo ni iki? Uti n'umwambaro. Mbese ufasha abakobwa guca imyambaro? No, ndabambika ahubwo. Kandi uvuga ati yenda afasha abakobwa kubambika imyeyo. Ariko kubafasha guca ndabambika sibyo. Umukobwa utarakimyeyo uri kuducanga. Abanza unyumve. Nyine tubwire imyeyo koko. Imyeyo nakubwiye ko ari umwambaro w'umukobwa. Ukabafasha kuwuca. Nk'abafasha kubambika. Ari bambaye ubusa. Bambaye ubusa bo nta myambaro bafite. Gere rero nyibakiriye kubambika. Guca ni kimwe no kwambika. Aha, gute rero? Ugiye kujyana nukuri hangane nose kari bwo ngubonye wa mubyeyi we. Kari bwo ngubonye bimeze kabaye. Ngiye hano sincyazanye. Ntabwo naje gusobanura ngo gucimyeyo ni gutya no. Yego. Wenda hagize umuntu uri kudukurikira waba utaracimyeyo yahegera nkayimucira nkayimufashamo cyangwa mubwira uburyo bigenda kugira ngo nawe yambara mbere nk'abandi. Yambare yikwiye. Ariko kugusobanurira ndakeka none. Nusu yabwirwa n'icyo katambaye. Barabayizi. Umukobwa abayizi. Arabizi ko bikorwa ku bakobwa gusa. Abahungu se? Abahungu mwebwe mwimenye. Buriya mufite ibyanyu namwe mukoresha. Ukagenda. Shawanciriye nanjye. Usko nanjye ejo bundi hanifite imyambaro igacika nanjye wanyambitse. Ko numva ufite ikibazo. Nukuri gikomakomeye. Cyawasanga sha nawe ari kagafirimbi utayambara. Igo? Nizina gaye. Asa agafirimbi biseho. Kukanyoni. Ariko izo nyoni zawe. Izo nyoni nazo. Dore ukora kunzoka kuri ibyo byatsi. Rega wa muntu. Okay, turi kuganira na Be, hari impamvu rero turi kuganira nuko kari gaciyemo yara tubwiye akaza akora niyo byari binteye amatsiko kugira ngo mbanze menye n'icyo akora. Hanyuma rero Be, nagiye kumva numva telefone ejo bundi rasonye sitano wakuye nimero zanjye ariko nigeze kubona nyine kandi koko nakubonye uri kuvuga kuri ibyo bintu byo guca imyeyo. Mbona abantu bamwe batabivugaho rumwe gutya na gutya ngo byari bya kera ngo nakamaro bifite ngo beza bari commentinga niho nabonye niho nakubonye. Hanyuma rero njya kumva numva telefone irasonye uti ndifuza ko twahura wabonye ko duhuza abantu gutya na gutya. Hanyuma rero no munsi ngiye kubona mbonye Be. Be niwe kawe. Mbonye Be afite n'inyinya. Yego. Hanyuma rero Be tuguhaye umwanya watubwira yenda cyatumye yenda duhamagara bamenye impamvu turuganira akanya. Okay, mwakoze. Impamvu yakinye guhamagara. Yego. Nta yindi. Najya gumuze na Murundi. Umeze ute wahehe? Nsigiye kundondogoza. Akose Be. Umeze wahehe. Okay, Murundi manu akora. Nagiye mubona ku bitangazamakuru bitandukanye. Ariko hano naho namubonye mu biganiro byanyu. So ndavuga nti rero kuko hano muhuza abantu kenshi n'icyo nabonye mukora. Yego. Navuga why not ngiye ntabahamagara mubwire ko
nshaka guhura nawe tukaganira nkagira icyo mubwira kindi ku mutima. Ubu aka kanya tuvugana be, uri umumama, uri single, uri umupfakazi, uri iki muri rusange? Ndi single kandi ndi serious. Uri single, uri serious? Urifuza guhura na Murundi? Cyane rwose. Uri single, uri serious, urifuza guhura na Murundi? Dore imbogo. Ubwo mukanya ni mariraza. Niba utangiye kubona imbogo ni mara mukanya urawigeye. Oya ntabwo iri buze. Okay, hanyuma rero birumvikana ko hari icyatumye ushaka ko mwahura. Nose niba atari ibanga ntabwo twapfa guhuza umuntu ngo tutazi ikintu kigiye gukorwa. Ushobora kumuhuza ugasanga ugiye kumugira gutya, ugiye kumucira imyeyo ndatabishaka, usanga tugize gutya. Mu by'ukuri niba atari ibanga Murundi uramushakira iki? Urashaka ko tubahuriza kubera iki? Oya Murundi yagutenda? Yahise yihakana yagutendera arayihana. Reka ndarengana. Ndacyari umwana iyo myaka yo gutwara inda ntayo mfite. Uri kumva? Ariko areba no gutwara. Oya ariko ntabwo bishoboka. Oya actually kimushakira. Ati? Icyo pari? Nta kibazo. Okay, naribi. Oya Murundi nabonye ibigano bye byinshi cyane pe. Mbona ibizazane yahuye nabyo mbona iki. So bituma numva nyine nshaka kuganira nawe. Nkamuhaye inama zimwe na zimwe. Yego. Numva hagati hari icyo ngicyo. Nk'umuntu nyine wewe icyo ushaka no kugira ngo mwe mwahura muganire. Urabona ko yagize biriya bibazo, umugore we gutya na gutya bakundanaga gutya. Wewe urumva wifuza ko mwahura ukaba wagira tuganire tu. Muganire. Umuhumurize. Umva we mpuzana ibindi byose. Niyo waba umugore ntarebe. Ibyo simbivuze. Gusa icyo musabye nkuko muhuza abantu wowe mpuzana kuko ndamushaka. Yego. Hanyuma rero ibyo ngibyo n'ubundi ntabwo twabyanga kuko niko kazi dukora, nicyo cyatumye dushyira ino channel no guhuza abantu bifuza guhura ariko badafite uburyo yenda bahuramo yenda bigoranye. Hanyuma rero be mu by'ukuri waretse kwanga kutubwira buriya reka mwereke kandi abakobwa nimwe mukunda kubikora. Nk'ubwo umuntu aguhamagaye akubwira ngo ndagiye kugwa, umuntu akaguhamagara ngo ndagushaka, ntabwo ari wanze kumubaza ngo uranshakira iki gutya na gutya. No nabikubaza. None se kugenda kukubaza ngo Murundi uramushakira iki? Uragira ngo mwimara n'agahinda, uragira ngo mwigire gute? Okay. Icyo kibazo Murundi naba ari ukimbaza nzakimusubiza. Ariko right now nta gisubizo gihari. Ariko twizere ko ari amahoro. Ni amahoro cyane pe. Nimuhura kutazamucira intozi. Iki ndamusiramura. Kumye nayagira. Naramusiramura aransanze dasiramura. Ngaho mvuga tutagira amatsiko yo kuguhuza nawe. Iki se ngambwira nk'amakenga wagira. Ngo wamusiramura. Wenda arasiramura. Ndabizi ko ziramucira. Aha, okay. Ngaho reka tubyemere yenda twizere ko nta kiburi kumushakira. Nana kimwe. Ni amahoro. Ni amahoro pe. Kandi uri umukobwa wihagazeho ngo ntiwagira ni moto ngo waje muri tagisi wati. Ngo ntago wagenda hajya ngo bakita akamoto wapi ngo nukugira. Akubanza ujye icyonze cyubanza ujye kumushorera. Ibaze nagiye kuri moto. Tugo bagenda bate. Kuri moto ntabwo uko bagendaho. Uricara amaguru kayagira nguko ubundi ugasa nk'uwigize nguko ukahita wambara ikintu mu mutwe cyapfuka. Umusatsi wanjye ukangirika. Ariko nizo kunyibagiza waza kutubwira ko uba wagashokoje nyine nguko ugasigamo inoze gutya hanyuma ugakubitamo rwa rukasi kibundi warangiza hagenda tu kagenda motera kubwira utugambo umuyaga n'ibiki byose bigenda binkubita iki kari kwimari nago homari rekata nima mvu wigenda n'akatakisubatiri akwagiye ikizwa ariko twizere ko Murundi none reka tuzahure n'abantu uri n'amaguru n'ababeshye ko ngenda ku modoka mva mwabanwe n'akamoto nkanakabura nkakubitare arabashuka ntukajye ubeshya abantu none se njyewe sindakabati. Aha okay abadukurikiye murebe no nkweto yakandagiye no kuri moto
nyine ni cyagitse ibazire bivumbi rya ndenze yego ye gare bivumbi iyi nkweto ngo yitwa afi iby'amazina yose simbi ni afi ubwo simbi simora zaribyo byanditse kuri ako kantu ariko reba kavumbi kandenze udukino dukwera iki no ako kajipo gasa umweru ubwo ngubwo ivumbi ko ritagagiyeho man ubundi ni kwa kundi uvuga ati umuntu mu ivumbi yambara ime white uzi impamvu se ntabwo nyizi hari ukuntu uba wabyutse uvuga ati no munsi ndi muri mode yo kwambara white ariko kubera kwa kundi nyine uvuga ati ninjya ahantu nshobora kujya imbere ya kamera bikanjabuka basi ko genda pore ngo cyangwa nta gikapu nakubonanye yenda uvuga ati naje nambaye imwe ndangije ndahindura none kuki waje n'amaguru ivumbi kwa ritamugiyeho mani ni ya mani imana yatwihereye okay tukihuta tubwire kuri iyo soko yawe kugira ngo yenda tukire isoko zose ntabwo mbizi ni coupe couture kutire muganye uranjyana no mu guteka niba ari coupe couture niba tugeze muri kutire muganye turajya no muri kutire guta nguko bihangamye gutya higamye ese ubwo ntari umuntu avuga ntiwumve kubera iki bise tuba twapfite kujya amatwi kandebe ntabwo nari iyo abantu mba ntagusubije ahubwo ratamenyejwe akijwi ranakomera ipfumu n'imisatsi kajya gutya ese ufite na favori byashoboka ndebe mudamu ni gitangaze pizo ariko iri umukire uko bizana ahantu hose niba ugenda barabibona iswe mukanya uragenda turebe uzatuma abana amabuye muntu wanjye ngo ndi umukire kare kare nuzere utuntu wambaye mu ijosi nutuzahabu nututi nutwarije hari akantu wambaye nta nubwo nabyibuka yambaye ikirezi ntabwo amenye ko kigize gute nuko abakire tumera abandi bana bibagirwa imitungo yabo ariko narumiye koko hanyuma rero be hanyuma rero be ziki ariko ni ubwa mbere igiyewe nise umuntu be meze gute be hage ni tete be tete ni ibiki se kandi hage wavuze tete ye ni tate amuganye uranyita na tate ubwo ugeze mu bya tete muganye uravuga tate neze wambwiye ngo iki none se titi na tate bihuye titi mukanya bwo nanjye kuba tata bya imodoka titi be mukanya uranyita tate nyogoko none se be hanyuma rero mu by'ukuri turagushimiye dusoza ngiye mugomaze kumenya cyakugenzaga impamvu waduhamagaye kandi koko nizo shingano twiyemeje kugira ngo duhuze abantu bifuza guhura namaze kubyumva tugiye kugerageza turi ko twavugisha mu rundi hanyuma nitumara kumuvugisha tuzakubwira igisubizo yaduhaye niba yabyemeye tuzahure urumva ubyizeye vuga ahubwo uraduha ifoto tumugeze n'umushaka ikiganiro mumubwire ngo hari umuntu ushaka namara kukubona gusa sibwo byanzaga utanzetsa akabyanga hari umuntu twese guhuza karike ongeraho nguki be reka njye wita kutita be reka nkubwire karike umuhungu aramubwira ati rero nzabitekerezaho none nawe wamaze kuhita ukomfirima ati agiye gutekereza ibiki ubwo isi ko muhamagara ngo hari umuntu ushaka guhura nawe akavuga abitekerezaho akataba ati ndabazi ngo arashaka kunwerera inda arashaka gutyo uyanjye ntabwo abitekereza rero uriya ifoto nyimwereke aboneka adatwite ntabwo ndagize igihe cyo gutwara inda sibyo ndacyari umwana wavutse bibiri kangahe niba ari 2012 covid yaraje byashoboka 2012 urumva ko igihe cyo gutwara inda ntabwo ndakigera ntabwo urakigera ubu ngubu ucana wowe genda umubwire kereka byibura ubonye nko gutwaza ugenda umubwire ngo sibyo hari umukunzi wawe umufana basi nushaka kuvuga umufana wivura sibyo ngati hari umuntu ugukunda ushaka kugira ngo muganire hari umuntu ugukunda ushaka kugira ngo muganire kuri iyi ngingo ingingo we yizanamo nawe nakubwiye wice ku ruhande ucehe ntabwo ndi buyikubwire ngo wowe gusa ugende umuhamagara umbwire ko ngiye nifuza kuganira nawe yego byonyine birahagije kandi ndabizi ntabwo byanga urizeye cyuma ibyo nabyo nzi urambeye yego komanda nyine urizeye tu hanyuma rero impamvu umushakira yego
ujya ntuzi ko inamba z'impamvu kandi utayambwiye se ukumva ndabimubwira umubwire ko iri private ari umukobwa uri private ari we wenyine ngomba kwibwira